filime ihumura sibyo noneho reka nze nyiguye bayise The Big Hit iyi filime isohotse muri uyu mwaka iki cyumweru undi uzakubwira ibindi sibyo azagenda nawe yisobanure noneho kugira ngo amvuguruze ntawe ubundi koko iyake bimeze bite nge filime irengeje icyumweru ntago nayikora The Big Hit na DAD dutangiye ari kuwa 4 ufite impano mwana you ninde Sammy the Bull? ni Sammy Did you clean him? wamwogeje se mwana mutware gutyo sasa bo dutangiranye umwazaniye undi murambo muri ambaraje ngo mwana ngo ufite impano nkuzaniye amuzaniye umurambo nawe ujye ndebera amuzaniye umurambo amuzaniye ngo ni Sammy bimeze bite sini ntangiriro yamuhaye umurambo w'umuntu yishe umufuka undi arawutwara ngo wamuhaye yitwa Sammy ngo nagenda ubiki Mark Wahlberg rure musore dutangiranye mu muzi muri season nako ni film irangira yitwa Shooter dore nuwo Lord Diamond Phillips ndamukwereka nawe ni icyamamare Vince kwezanye mu mashashi kweri yapfumutse ni umurambo bazanye The Big Hit bimeze bite bazanye umurambo yarawuzanye Christina Applegate umurambo awushyira hano muri lavabo awushyiramo hano hari abogera muri bathtub ashyiramo umurambo nta magufwa y'umuntu bacagaguye bano basore nimba ari abicanyi nimba ari biki menye bishe umuntu umurambo awushyiramo hano yasya na yamenete buri kumba hari gushyira umurambo hari uwinjiye Antonio Sabato Jr ndamukwereka mwibuke muri The Base si murayibuka ko muri abana b'iyi minsi ara abakera barayizi The Base igice cya 2 akurino mukabatari hari umuntu uri kwinjira umukobwa nimba atari umugore kimwe muri ibyo cyo mbona ni karashika uyu nguyu ari ku murambo winjiye Hey baby. Biti baby. Hey. Biti. Can I ask you an important question? Mubaze ikibazo cy'ingenzi. Sure. Yego. Where directly the fuck have you been all week? Cyumweru cyose waruri. Been working. Narindi gukora. Looks like your ass is still working. Akabuno kaye karacyakora. Favor for Vince because he got that thing this weekend. Look, Melvin, I know you're doing this shit for free. May I remind you that you have a mortgage to pay and my car note? Did you see all these notices? Nagira ngo amagambo sasa muganga namwe ati ntabwo ubona ko narindi gukora sasa uyu mugabo ari kwera ku mugore w'umurambo. Sheri ntabwo ubona ko nari maze icyumweru ndi gukora. Yere ku mugore w'umurambo. Sinzi niba mutayibonye. Ngo urabona Vince ngo yanzaniye umurambo. Ni gute akuzana umurambo? Hano hari ibintu byinshi ugomba kwishyura. Shit. No, sir, you're gonna take care of your responsibilities instead of constantly doing favors for your lame man. Kugira ngo ujye ukomeza ufashe inshuti zawe ni gute uzamenya inshingano zawe ufite mu rugo ukazishyura. $25,000. Ibihumbi 20 by'amadolari. Baby? How did that happen? Ni menshi. During the mortgage? Umva uzi ko harimo n'ideni ry'inzu. Amafaranga bagomba kwishyura kumwe banki baragwaye ideni. The note on my jag. Nanjye urabizara amafaranga ugomba kumpa nyine yo kwiyitaho. All the other Nta karashika nzayaptu. Sheri ugomba kuzana 25 by'amadolari umukobwa abonye umurambo. Kandagira muri ya magufa. Sike. Mu murambo. Kinda cute. Who is that? Uyu ninde wapfuye? Oh, that's Sammy the Knife. That's when the Ni Sam the Knife niwe wapfuye. That shit turns me off. Bino bintu bituma biranzimisha bino bintu bintaninze off. gonna leave. Nimba yarari kwaka sinzi. Yahise acongo biramuzimisha. Your fiance. Alright. Ewana. Wa murambo nkuye mu kazi utumye umuntu. Bidatinze sore yaje kuriro. Garuka mu myitozo amaze guhisha umurambo. Arabangutse cyane Mark Wahlberg. Zakura atangira kuzicanga ibyo acanga. Yiswe Mary. Katurore. Yagarutse yitwa Mary. Sore ari mu myitozo ni mu gitondo. Cyo tubonye cyere ku mukunzi w'umurambo umukunzi we ntagire ikibazo nahungabane. Unubona ko narindi gukora. Unubona ko turi mu kazi. Nyagasani. Sore yaje kuri no tangira kwitoza. Myitozo. Gitondo arabanza n'ibyo akora arabiza arabangutse. Urabona nimba akaza akora harimo kuba yazana umurambo akabwira umukobwa ngo yari yagiye mu kazi. Ugomba kuba waritoje ufite umwitozo kuko John Woo yamenyemo amafaranga we na Terence Changa. John Eckert. Wesley Snipes ari muri ba producer muramuzi Wesley Snipes murabibonye ko ari muri ba producer Ben Ramsey niwe kanditse arangiza umwitozo hano
Hey, yo, you trying to clown me? I'm serious, dog. I've seen the light. Check out the six-pack. Hey man, izo ni six pack man, we ni Antonio Sabato. Gospel Umusore. 6 days a week. Hey man, njemba maze iminsi myinshi ndi muri tize man nkuri baba. Whole Ni life. ibigoryi bitatu. Last- Menyera abakorana n'uyu musore. Boss. Bari hakuno bari koga ariko ntibadutera umwako. I never needed to. I've been fucking since I was 10. Man, umaze iyo minsi yose utabona n'umugore wawe umva ntago ari ngombwa mbona n'umugore wanjye kuko njye natangiye gukora akazi mfite imyaka 10 ntago ari ngombwa rero mbona n'umugore wanjye uyu munsi. Bustle. Norwera urari hano. We're gonna be. Hey, yo. Namye nkora akazi guhera ku myaka 10. Narumiwe gusa akazi kose. Discover ring in his rag. Is that true? No doubt. It's low maintenance, ass. Bano bari hakuno ni bane. Bidatinze abasore bamaze koga ibyo boga barambara bavayo. Tugaruke hakurino. Anybody. Baje hakuno menyera abafundi we nimba atari abayedi. Smell. Bari hakurino baragenda baganira. Taking my man to clean. Especially Shannon. Man, njye noneho nahise muzana mu rugo iwanjye mwana bari kugenda baganira. Ni insoresore ni bane. Ni abasore bane bakora akazi kamwe. Baje hakuno menyera abafundi bazakurino bamwe bakora maintenance ibintu byapfuye byangiritse. Bazakurino izi ntangiriro zako. Damn Caribbean, Mediterranean. Man, abo Caribbean, Mediterranean. Kumva mwana. Great, bro. Bacaho. Hey, yo, Vince, you know, you really need to get on that weekend job when we crunching gum, you know? We could use... Umva mwana Vince, urabizi ko nawe weekend uba ugomba kuruhuka man, weekend bagomba kuruhuka buri mwaka bari kumwe na sheri we. All right, gentlemen. Basore, Synchronize. mushyire isaha zanyu ku gihe. Nimba bagiye mu kazi ziba zigomba kuba ziri ku gihe, iminota bemeranije kugira ngo ataza kugira uyirenza. Baza kuno bakura y'imbunda. Niba abasore dutangiranye. Nyagasa none bafite ifoto y'umugabo. Menyere bagiye kurangiza. Baza nk'abafundi cyangwa abayede ariko bafite izindi nshingano. Kure y'imbunda. Yeah! Katurore. Bimeze biti. Ni bane. Baje hakuno bari ku isaha. Zamukano. You know the drill, baby. To respond. Man, fata chance mwana agenda uzimya umuriro. Amuha chance ni abasore bane ni nabarara. Uriya caho. Uzakurira mubona ariko. Nyibuke muri Jason ziririko. Ejo nzayibaha nayo ariko imaze iminsi. Ndayifite hano. Ejo ndumva nshaka kuyibaha. Ari kumwe na Jada Pinkett. Madamu Will Smith ejo ndayibaha n'uyu mwirabura. Amazina y'ubwo mba nanze kuyababwira mbishaka ariko mba muzi. Zano. Nyine mbanyazo wese mwishyu mwayishyuye. Erega nani isoni hari wari ukopfoye inyuma ngo yatubagire. Wishyura ndi. Tugaruke hano. Kandi ubwo ni Savimba ubivuze nawe. Hakunino. As agreed. Nkuko twabivuganye. Hands under 20. Midwestern. No tattoo. Nta tatuwaje afite abana bari mu myaka ya za 20 boss nkuko abadutumye turabakuzaniye. Bose bamuzaniye utwuki. Hakurino. Wo batatse n'umuherwa afite abasirikare bamurinze. A1. Bana baje ni bane. Mwiyaciye hirya ngagiye gukupa amashanyarazi. Bano baza ku muryango. Dukora umuti. Kaskos. Hey! Nuko dutangiye njye narakubwiye ngo uzanira filime z'isi. Katurore. Oya kure yakupa amashanyarazi. Kugira biranga. 5, Gatanu. 4, Kane. 3, Gatatu. 2. Kabiri bari kubara ngo bari amashanyarazi navo. Amashanyarazi yanga kuva mugenzi wabo byamucanze ukuna kupa amashanyarazi. Ikigori giko kidakupa amashanyarazi kumbe cyazanye pense ntoya. Cyazanye pense ntoya nyagasani. Wapi? Twongere tubari saza zabo ziri kugiye kimwe. Gatanu. 4, Kane. 3. Kirabara. Amashanyarazi avombere yuko bagira kuri rimwe. Boss aritegura. Boss yabimuha akanya ko kwitegura bimeze bite Katururi. Twagiye. Uyu baramushora banza y'indani. Sasu fire. Bano wa mbere. Cabo gofirindi. Katururi. Nuko tugatangiye. Hey. Sorry. Katururi. Nabazishiraho. Sasu arasibye atabona. Sasu. Hey. Bararasana kandi barasa bagenzi babo. Sora kingurano. Bitu tubamena amaso. Hey. Tubamena amaso. Turira umuriro barwinshi. Ntabwo ubukireba. Wambaye night vision bagashyiraho amatara. Amaso yawe arameneka ntabwo wabasha kureba. We yinjira yambaye filme. Wambaye night vision yabamenya amaso. Bakuzana umucyo mwinshi. Wambaye night vision bakazana bagacana ibintu bizana umucyo mwinshi umwana. Arabikaraga. Hey. Nuko tugatangiye.
Bakwai bag amazina nyakuri gobetse mu mazi tsimba hano It's getting thick in here, fellas. I need backup. mani nyene backup nyene ubufasha bwanyu mwinjira mwabajinga birashisha hirya turi kugufasha turi kurasa kumbe ibigoryi bya mushese byisigariye inyuma kumwe mu kazi bagenzi bawe bakuvunisha twinyweremo mana arabayifasha uriya turamuzi ahubwo tumwe mu rugero ibigoryi biramwize ntago arwango biramwanze birifuza kwapfuya ahubwo ni kwa kundi nyine usanga umuntu avunisha undi nabikore wenyine wanandashe ndabizi ko ari mu bifasha ubanza twinyweremo musaza tumwe nkongereremo se nkongeremo kakanyanga biri kwinywera yabihamagara bikarasa ku ruhande wumvishe ko natwe turi mu kazi kumba akazi karimo wenyine byamuvunishije nanjye riga baramvunisha simujya mubibona turore kure hakurino nagamindani nagamindani bose baramucikisha abakubita za tiya gazi kubita ibyotsi bira byotsi birakurya n'ubu ureba urasa uraho gusa wasamye sarakura hirido arabareba neza abarasa umugenda ba mbere garuka kurindi rido barebe neza mu myotsi nabari kubabona abona undi aramumena ajya kora arabizi n'abicanyi b'abanyamwuga uvuyemo hano saso bamushyizemo vayo n'uwari witsimbye hano sasu kumbe ninde ni ka DJ Fabu Fabrice w'imahoko mushubatayi baramurashe yeah. Sora vayo yitonze It's okay? bakobwa bameze neza I'm really sorry about the mess. mumbabarire cyane kubibaye nuruhese shava ko nuvuga mumbabarire cyane kubibaye hano barinjira ewana turase aduyi biza birasa imirambo nibigoryi turase aduyi abandi bari byamufunishije niwe baza abantu bandi twishe haduyi nibigoryi umwe amazina nyakuri ni Sabato Gicana ibi baby umeze mutesi byuki Make you part of my complete breakfast. Yo, baby. bazanye nkabashyiraho icyo kurya mwakuza breakfast ya nyamugitondo Fellas, we gotta go. Quit wasting your time. mwabakiga mu kwangiza igihe dukora akazi Find Mel before he gets my bonus. Damn lesbian. mwabireze bien mwe arabatuka damn lesbian acaho Cisco, where the fuck you at? I need back. mwabagenga mwe murere kuko mutaza kuntabara mani turi mu kazi kose biri kumubeshya bari gukora akazi azi ko bagenzi be nabo bari kurasa kumbi ibigoryi byamutereranye katururi sora maze ziri ku mugozi hano vayo zamuka faya amarukana none kuri rasoro irindi arabafite kuri umugozi barika gutyo sasu gasani irindi pusha faya turore barika ko nayibazaniye ariko moncheri zoneri bosi we bosi njye bino bintu bivuye pagasi n'ubundi baramurasa yari yanze kurinda bosi ngaragiye ndapfuye bosi ndapfuye ashaje yanduranya yarari mu Twanda 18 kuzamuka arasa n'ibyo atabona kirazira ibi ni ikosa ry'abasivile nta musirikare urasa ibintu atari kubona ari kurasa ibyo atabona sansere zamuka si ibyo atabona ibintu ni amakosa ni uburara bubi wararasa ibintu utabona reka ninjire muri esanseri bose njira muri lift kugira biranga fire baramumena sasu wa musore yagarutse nka Mary bona abandi baje bane hari abandi baje basaza mu ntabare abandi baje sora sigisasu hakurino sasu kimeze nk'amazi kwa amazi ashiramo ni kamasegonda amanuka sora afata umugozi yanacishene sinzi acho kumanuka umugozi uramuzamura kandi isasu ugiye guturika katurore fire mu nyubako aturika manuka nabi
manuka nawe umugozi uracika. Yeah, yamanutse agana muri pisine. Manuka mu mazi aricyo. Yeah. Good work. Good work. Gakoze akazi keza, amafaranga yayo. Mayor. It looks like me here like you owe me $25,000 in cash advances. Your commission should take care of that. But the good news is, here's your... Amafaranga arundi n'ibihumbi 20 ariko fata bonus, bamuye bonus yuko ari wishe boss. Oh, Mva. got the bonus? What? My bonus kucyere muyihaye kubera iki? Yo, Vince. Vince. The guy was still alive, huh? Twasanze boss akiri muzima ninjye wamurashe birabeshya ni iki gishaka kumurya. Twaje dusanga sasa warashe boss wanyawe bari kumuha bonus cyangwa se nk'agahimbaza musiki. Umva ngiye namwiyice ndabizi. Now whatever you say. You know, I'm wrong and you're right. I'm just lying. Ari wenda reka tuvuge ngende kubeshya uravuga uko. None se niki cyatuma mbeshya nasanze boss akiri muzima ndamurasa. My bonus? Bonus ninjye muyiha. If you say that you're the one who clipped him, who am I to say you didn't? Ariko nubundi ntacyo navuga. None se ubundi nimba uvuze ngo wamwishe nge ndinde wo kuvuga ko utamwishe. Aryo ni itika bashyizemo. Nkuko mbikubwiye nyine nta kintu mamindiyeho. Nimba uvuze ngo wamwishe ubundi se nge ndinde wo kuvuga ko utamwishera. Gutyo nyine ariko nyine ubwo yitwara ariko yari yanjye. Yabonye yaba yibyara yimuha. Cyaje kuyiserebure abantu muginga yisa yimpa bonus. Man, Mel. Mel. I don't appreciate that shit, baby. I tell you what. Mubwire mwana. Just to show you how much love I Mwana got. kwere ukuntu gukunda. You know, if anything were to Just ukenera. happen to me, you could take my boat. Cyangwa se nyengagira icyomba urabona bwa bwato bwanjye waba usigarana ndamutse mpfuye mwana ngenda gukunda mwana. Uri kumubeshya ruramuryaryana urushuti rw'abakora ariko rukunda amafaranga cyane. Buriya rukuntu kubona n'abantu cyangwa muri inshuti ariko harimo agakunda amafaranga akababeshya mukabibona mugakiyora mukayaga. Yo, Mel. Wa muntu uba wahemuka nyine kubera inoti. Azi ko atapfa. Cisco, man, that's just like Moonlight, man. You know, Paris will kill us for that shit. No, you too honest for your own good, baby. Man, uri inyangamugayo cyane ariko niyo bifitiye akamaro cyane. Sura ari hakurino. Bamaze gukora akazi kose bashinzwe yafashe imodoka ritahira. Ni Mavi ariko none bari bakamwita ngo ni Mary. Katorori. Mary. Yaje hakurino. And what's a few broken Wrong house again, asshole! Wibeshye inzu agatafari we ni ya midugudu yose ubona inzu zisa. Yaribeshye inzu kubera ntaba ari mu rugo abavuye muri stress zo kwica abantu. Ari ukuntu ibeshye igipangu. Kumbi we ni hano. Ya midugudu bisa. Yaje hakurino umusore. Nuko dutangiye n'umwicanyi. Abari mu gakote wa muntu kavuga ati mbega umwana mwiza ura mwana buri akora hehe. Kumba umwana n'umwicanyi. Ariko abagomba kujijisha. Atuye no mu midugudu y'ibikomerezwa. Akurino dora kabatike. Kuva ukazi nyine akaza kamanika ibikoresho. Buri gikoresho kagishyira umwanya wacu nka kuri y'umufunda avuye ukazi amenya yashize inyundo umwiko neza kamanika yitonze. Nawe ukuza ukamenya ushyira amadosiye yawe. Nawe nyine yavuye mu kazi amanika pistol ari icyuma jambi ya byose. Hello? Melvin Smiley, please. Marvin Smiley. Ari June. Mr. Smiley, Big Top Video. We're going to inform Umva ninjye guhamagaye muri Sunday Night ndari June. lives out for over 2 weeks now. Wa muginga wanzaniye sede waniye ntuyigarure. You kill! Aranamukupa umuginga araza agakodesha sasa nibyani ya gahunda ya videoteke hamwe ugenda ugakodesha nyine filime ukajya kuyireba ukazayigarura ni naha turayifite muri Rock Entertainment sasa kari John bagaye bagatwariye DVD nibazigarura. Have you seen my King Kong lives tape? Wabonye cassette ya King Kong ko nyine bayishaka n'umusheri we. Now, do you think my ass is still part? Ese akabuno kanjye urukeka karacyameze neza. Go ahead, just Mva koraho umbwira. please. Mbwira nimba agatafari kanjye gakimeze neza. Is it still rocky? Sigaye numva gakomeye nk'amabuye y'igorigota nyumvira neza nimba nta kibazo. Like a teenager. Kameze nk'ako mu teenager rwose ntago ukecuye humura. Yego koma none ndi mu kazi uri mu kazi kombi. Invite Mom and Dad down for the holiday weekend. Tugiye guhamagara mama na papa baze hakuno badusura. Be here tomorrow. I figured that we'd all have dinner together. Bazasesho. Anyway, I think that this is going to be a great opportunity for Aya namahirwe akomeye cyane yo kuba nakwereka ababyeyi banjye mukabonana. that this is going to be the right time to tell them that we're engaged. Ndetse nacyo gihe cyo kubabwira ko nyine twambikanye impeta. Just been waiting for the right time to tell them. Ntabwo rero ubwiye ko twambikanye impeta nari ntegereje igihe cyane cyo ngo babwire ko twambikanye impeta nyine naye mwambitse fiançailles. Ababyeyi umukobwa ngisho bazaza. No, I wasn't Jewish. Ababyeyi bawe se ntibari bundakarire ko ndi umuyahudi uyu musore ni umuyahudi. Sasa abayahudi buri igihugu cyose babayemo ku isi bababanga.
ariko nubikurikirana neza hari igihe usanga n'amakosa ari ayabo nubwo bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana ngo baratwanga baginga ahubwo nuko mwe mutarabana nabo babanye nabo murabazi biyemera kubibanya gupfa zasanga hano hose babaye barironda bari hamwe ntago babiteza abandi bana iki usanga ibihugu byinshi bagiye babamo hose usanga abantu babanga sasa umusore bafite ubwo buriya si wanyu ni bari bunyange ngo dumuyahudi abayahudi hirya no hino barabanga muri biriya bihugu by'iburayi hehe barabanga tu societe nyinshi bazibayemo barabanga yego food, Melvin. Anyway. Narambo ntaga bakunda kubwije kuri. Nukuri. My savings account and I lent it to Dad. Ari hakuno ndashaye. Money as you make and with my salary that will be fine until they get back on this. Sasa ingo yarambwiye hari amafaranga nafashe kuri konti yacu 500 mbiguriza papa wanje nibamira neza bazayadusubiza sasa umusore disi baramufatirana. Wibuke hari umukobwa twatangiye wundi bari kumwe w'umwirabura nawe mwaka amafaranga. Kumbe dore wa mukobwa bari kumwe. Umwe mwaka 25 dore nguyu. Yayibizanye mu bapfubuzi. Uriya musore Mary bigaragara ko abakobwa mutuburira. Dore uwa mbere bari kumwe yamwatse amafaranga ni Joy. Ahita yazana hakurino. Natafata amafaranga nayatse sheri wanje. Dore umusore hano nawe ari kumwe n'undi bambikanye imiture n'undi wo ku ruhande. Honey. Sheri. Are you away? Sheri umeze neza nakanga kwibuke ngo kuri konti yawe kuri 500. I'm really starting to dislike you. Mervin, nje nanjye no kukwanga nakwanga. Aramwanga arakanguka kumbe yarotaga. Bigaragara ko uyu musore afite ubwoba ko uyu mukobwa yazamwanga. Araryama kanabirota. Kibazo ki? Kobwa ari ibintu bararabisize mu maso bimeze nka meki kororu kugira ngo bereke ko bwakibihira byashize mu maso. Buruzi ibintu yabanyuramo indimu bakazishyira ku maso bakarara bisize ibintu bimeze nka meki kororu ku maso bari bibyibura ko isura yabimeze neza. Baragowe. Yo, Cisco, what's up, man? Cisco beze bite? Hey, that thing you got going on for tomorrow? Yeah, babe. Ejo akazi gari sego. Took it in? Akazavugura kumva naye tugaruke kuwa gatanu turi Friday. Hari akazi gahari. Baramamagaye ngo hari akazi kose. Iyo mbwinga akazi kose naye wabibonye na akazi kombi nyine. Come on, yo, I ain't like that no more, kid. Yo, you know I got some. Mwana uzongere kunyita umwana mwana iki ntago nyira akana sasa ari hakurino ni DJ Kiki. DJ Kiki yari hano wo muri Beta Studio. Man, I don't know about no kidnapping shit. When we launch a piece. Word up. All right, here's the deal. Hano kuru kazi kameze. Japanese industrialist named Jiro Nishi. Nishi Electric. Ati hari umuyapani w'umukire witwa Joy Nushi. Ati umukire bita Nushi Nushuriya Nushi ukora ibintu by'amaje nyine afite company z'ibintu by'amashanyarazi za Atari. Nushi no tugiye kureba yego ni umukire. Hey baby, richest motherfucker on the Eastern Seaboard. I know he's gonna pay. Umukire Nushi ni umukire cyane. Hey yo Mel, you know he's starting to sound just like a bitch. How you know he gonna pay? How you know he gonna pay? Come on, I got this shit covered. Manu kavuga ngo bitch mwana ngo turabikora gute. He got millions in cash just laying around in fucking crib. This motherfucker loaded. Cyane tugiye gukora tugiye gushimuta umukobwa wa mukire niturangiza tumubwira azana amafaranga sibyo umukire agira amafaranga menshi. Bagiye gushimuta umwana w'umukire noneho ngo witwa Nushi. Tugaruke hano. Ibirara byacu dusizabije kureba umukire witwa Nushi w'umuyapani ngo ufite amafaranga menshi cyane. Wa mukire nyine ushimuta umwana ukabwira ati zana amafaranga kayita yazana yirukanga cyane niwe baje kureba. Muzehe Nushi reka tugutangarize ko amafaranga yose wari ufite yagushiranye. Sasa basore umuntu baje gushimutira umukobwa ngo abaha amafaranga yose ngo yamushiranye ubu yabaye broke na natana afite hakuno bari kumuteza n'ingaro mu nzu ye. Hero, you knew the market was bearish. That was a risky move making that move. Ati muzehe wari uzi ko ibintu bitameze neza ko ritameze neza urangije ufata amafaranga uyashora muri iriya filime none dore bitumye ukena. Zira filime zonze zibazenze mu nceri ugasanga umuntu n'umukire wahubuka gatonya filime mukinishije gukenesha gusanga yashoye muri filime nka miliyoni 200 ryingahe n'amafaranga menshi. For my life, I wanted to make a movie. Abuzima bwanjye bwose nifuzaga kuzakinisha filime none dore iramombeje. Sasa umusaza birabirara bije gushimutira umukobwa ngo abiye amafaranga. Umusaza yakennye na natana afite ngo filime rero ashoyemo amafaranga yamuhombe none n'inzu ye bagiye kuyigurisha. I understand, Gerald. The Spray was a big movie. It was a huge movie. Actually, it was the biggest movie ever made. I guess maybe you shouldn't have directed and starred in it. Sasa ndagira ngo wumve ikibazo kiri kuri iyi filime uyu musaza yakinishije ni nka cya kibazo cy'abakinnyi bina ba filime njya mbona. Ati muze neza nkuko mbikubwiye nta kintu njya mpindura ku ijambo burya muri filime bavuze tu. Ati muze iriya filime wari ugiye gukinisha ni filime nziza pe ifite n'inkuru nziza ariko ikosa wakoze ni rimwe ni gute wa directinga filime ukanayikinamo gute directinga filime uri bunayikinemo urumva iyo filime itari buguhombere nkuko mbikubwiye. Sasa reka nsubize inyuma babyumve batazagira ngo wenda ngo mboze ibintu ko bitari gute
ukina filime ukanayidirectinga iyo filime urumva ubundi yagurisha iti ntiyakurira ni umukire yishyuye amafaranga muri filime arahomba uretse wumva ukuntu uri kumugira inama muze yakennye burundu. Ni nk'aba bantu nyine bakora filime nk'izo ngizo bazikinnye bazidirectinze bagize gute bahomba bakavuga ngo buriya ni Rocky, ni za filime za Rocky zitumye duhomba, za filime nzakomeza ngakora nyine mpaka nyine yari movie nziza igiye gukorwa pe, ntabwo wagomba kuyidirectinga ngo unayikinemo nk'uko nyine mbikubwiye murabyumvisha. Dore na poster wakoze iyo filime yawe, dore ngiriya muzehe ari kwireba niba uri kuri poster iyo filime yitwa Jiro Nishi. Ni muzehe ibintu byo byose bari kubyimura, n'intebe zo mu nzu bagiye kubigurisha, filime yamuhombeye. Muzehe n'intebe turayitwara ntabwo tuyisiga. Sasa bya bigoryi byacu umuntu bije gute muzehe fata udufaranga tw'itiki mani amafaranga yo kwishyura limuzine. No, dore bigoryi biri hakurino wabigiye kujya gushimutira umwana w'umukobwa yakennye. Mbega niwe kubuza umuntu ngo yari umukire ejo mu gitondo buri muntu wari ufite amafaranga ashobora kubyuka nta n'atanu asigaranye niko isi imeze. Birebye bavuga ngo nta mafaranga make atagwira nta n'amafaranga menshi adashira, niko yabimeze. You need it for that sellout bitch again, don't you? Umva ziriya bitch zawe jya uzikontora mani zikakumenyera. Sasa uyu musore afite ikibazo cy'uko ziriya bitch zimutegeka. Afite abakobwa birakundana nabo, umwe aramutende kundi bambikanye fiancé ariko baramutegeka bamwaka amafaranga bikoreramo nta mafaranga bafite abaguza bagenzi be. Mbega bamugeze nka Nshuti Joseph nawe hameze nimba baramuhaye isombe yitwa igicucu, ubwo n'ubwoko bw'inzaratsi bagwa mu isombe. Nimba nyine amafaranga afite karashika nizo ziza zikadutwara. Both them bitches. If they really do that much shit, I say them both their asses. What the hell is that limo? I can't. Man, iriya limuzine izanye karakana ubundi iri hehe? What you mean you can't? I can't, Cisco. I just can't, okay? How the fuck come you can't dump these two whack ass, money grubbing, no respect giving? Gutu dukobwa tutakuba tuzi two gutwara amafaranga utabasha kudukaruma ngo dushyire ku murongo. Bagenzi babo bamuserereza bamubwira uko nyine nka kumwe nanjye mbabwire uwo muntu nari mbabwiye. Ubu raho yasamye. The idea of those two women not liking me is more than I can stand. I can't stand the idea of anybody not liking me, okay? Umva njye none reka nkubwize ukuri, njye kumva ko abantu banyanze ni ikintu ntajya mbasha kwihanganira. Sasa uyu musore afite ikibazo. Impamvu ituma bari abakobwa barika bakamurira amafaranga bakaza bakayatwara bakagira gute ngo ntago yakwihanganira kubona yumva ko abantu bamwanze tunga ibyo bintu biramubabaza. Sasa iyo utabasha kwakira ikintu ko abantu bakwanga ibyo bintu bituma ukora nabi, ukora amafuti, umuhoro ukurongo ugira ubashimishe gusa. Sasa ibyo bintu bishobora kuguhombya wumva ngo urashaka gushimisha abantu. Reka niyo mpamvu usanga filime nk'iyi nyirimo ndi kwisekera kuko mba nzi ko amafaranga yanyu nyakenyereyeho, mba nzi ko namwe mutankunze. Rega ndabazi. What? Munkunze se telefone yanjye nimwakabaye muri kohereza akantu. So people you murdered in the past 5 years. Mwumva bantu utekereze ku bantu maze imyaka 5 warishe. Highly. Ese urakeka ko baragukunda cyangwa bo mu miryango yabo baragukunda? Rero ugomba kwakira ko nta muntu ahubwo ugukunda, ko tukomeza wimvisha ngo ugomba gushimisha abantu ngo abantu bagukunde. Hari imodoka yaje yakurino. Hello Sheri, dore limuzine ngira bacaho kandi dore ngiyo uyu niwe wari kuyihagarika none dore limuzine iri kuza ari kuri telefone ari kuvugana na Sheri we. Kuki amafaranga wari kunyohereza utayohereje? N'abakobwa bara mu mwaka amafaranga gusa. Sasa limuzine yari banyuzeho igiye gufata umwana w'umunyeshuri ku ishuri umwe wari bushimute yasubiye inyuma. Ufite imodoka yanyu ifite ikibazo ra Sasu nta mikino. Iyi ni limuzine igiye gufata umwana ku ishuri. Iyi limuzine bagomba kuyigendamo akajya gufata umwana akaba bamushimuta wabarangiye ikiraka n'uyu murara doni niga ni ka DJ Kiki niko kabarangiye ikiraka bashyira muri limuzine inyuma. Sawa, hari ikindi kintu ushaka ndaza guhamagara nyuma ari kubeshya bagenzi be kugira ngo bumve ko batari bari kumutuka. Sasa nguyu reba ifoto. This is the girl? Uyu ni umukobwa? No, it's your man. Oya ni mama wawe wamuginga ntukambaza ubusa. Umukobwa bagiye gushimuta ka wa Muyapani. Sasa umukobwa bagiye gushimuta ngo bake papa amafaranga. Papa yakinishije filime arahomba. Filime ye yarahiye yarayidirectinze yaranayikina ara ibintu byose. Are you gonna go? Yeah. All right, I'll meet you there. I'll see you tonight, all right? Bye bye, bye bye. Kumba gikobwa baje gushimuta dore umunyeshuri bigana bite kagahongo ku ishuri baba babeshyanya. Served and hard won reputation. Yaje kurino. Come on, stop. Uretse ariko rikiro. Uje nagara umushoferi n'umwicanyi. Ni rushimusa. Stop. Ase w'inkora. Muraho mabuja. Who are you? Urinde. He actually. No stress usanzwe untwara ari he ntawe uhari. Is this yours? Ibi ni ibyawe? Yego ni ibyanjye.
umusore afite disipurine mbega nk'umuntu uje gushimuta ni ibyanyu mubyeyi ni ibyanyu yambaye barafinda style mabuja mwinjire cyane stress ko cyari gisanzwe cyintwara kitafunguraga umuryango ye kirasamye yazaga shyiramo hano igikapu shyiramo hano shyiramo niki umva ibyo ngibyo bihuri bugutware about me. Drive the car. That's what you paid to do. And twara imodoka nicyo bakwishyura gutwara n'igikapu cyanyu kibike jugunya hasi careful with that case. mari tondera igikapu cyanyu Piece of fragile crystal. harimo amabuye y'agaciro ashobora kumeneka You can be back driving cab. nuyamena cyangwa uzasubire gutwara taxi voiture wa muginga we yashyiramo hano igikapu uwari kumenyera ni umunyeshuri ntazi ko ari umwicanyi abanyeshuri hakuno abanyeshuri b'iyi minsi dutunze nawe ndebere ngende umubyeyi buriya ndi umurezi iyo mbona ibintu abana b'iyi minsi bakora nicyo kintu kimbabaza Yes sir. wafunga ikirahure yego nyakubahwa Sorry about that. yesa uyu musore ni umwicanyi ariko ari kubwira abana nk'aba ngo yabicuye nta mikino nyagasani isi irashaje abana biga muri segonderi uretse ariko biretse nawe wabaye utari kerike mabano wamvuyeho mabano erike mfatiranye umunani mabano we mabano erike kwiyamye mva mani maze igihe kwiyamye erike mabano yafatiranye umuntu oya parika imodoka hano cyamabano kiri mu biki hano inyuma nta mikino sasu ku mutwe wa mabano umusore nta mikino afite n'umwicanyi yesu kristo si biki Right, he's gonna take his hand off your mouth. Kobwa baramushimuse muzanana. Gilligan here is gonna shoot you. Yeah, I'll play your rap. Ujara kurasa nuza n'imikino ni DJ Kiki. I fucking Mani ngende kurasa mani Kiki kumbe ni idage narubwo azikurasa subira inyuma wa muginga. Muko. I'm really sorry about your boyfriend back there. Wihangane bya boyfriend wawe narashari inyuma. Mani ibyo ntacyo bivuze mwana. Nasi musore disi afite discipline afite n'ukuntu. Right? That's right. So what's up with you guys? You supposed to be the Spice Boys or something? No, ese mufite ikihe kibazo mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Mbega ni itsinda ry'abaririmbyi habaga naho habaho Spice Girls. Sasa niho babwira ati namwe mwagombye kuba muri nka Spice Boys. Professor, put the cuffs on him. Kobwa Skipper, Professor, take care of that mess in the back seat. Oh, so you must be the millionaire. Pretty soon. Wagobye kuri miliyoneri vuba bidatinze n'ubundi ndabandi miliyoneri. Baza gukora murambo wa cyacana. Muko soma ibyanditse hano. Soma. Father. Papa, soma wa kigoryi buritse kiki. Father, I abduct. I am fine. Papa. It says abduct. Sasa ndagira gukurikira filime. Ibigoryi umuntu wanditse rino tangazo menya tari yize kibura mwaka. Papa, nabaho kugira ngo yandike ngo nashimuswe. Papa gushimuta. Ibaza ariko papa gushimuta aho kugira ngo yandike ati papa nashimuswe handitse gushimuta. Abducted. Wese ubakosoma ko washimuswe. I've been abducted. Papa nashimuswe natwawe. Right now, but I may not be for boring. If you do not pay the son of $1 million, Papa nutishyura miliyoni imwe y'amadururu. Duruzi ubundi ibyo ntabwo bibaho. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi. Luring the son of $1 million. What? That's what it says. Niko handitse. And the sum of $1 million. You know. Handitse dollars nagari duruzi. Read this. That's what I'm doing. Gende kuvuga ibyanditse wambwiye ngo nsome ibyanditse. None bigerageza ushyire mu nyurabwenge uvuge n'ibyo tutanditse. So it's really fragile. Mana urarimo ngo ibintu byoroshye reka tubirinde. Umusore afite discipline. Fata umurambo wundi wa cyacana barashe cyamabano banagamo hano. For long, if you do not pay the sum of $1 million, you will never see me alive again. These men mean businesses. Ati papa uramutse rwose utatanze amafaranga ngo bano bagabo bandekure miliyoni imwe y'amadolari. Sasa umukobwa atangiye gushyira mu nyurabwenge ze. Bano bagabo umenye ko barakaye kandi bakomeje bari muri businesses. Ijambo ritabaho. Bari muri businesses ibaza ari iki cyongereza. Who wrote this? Ase ibi bintu ni ndo byanditse. Ngo bano bagabo bo bari mu kazi kose bari muri businesses. Niyo barimo. Iryo jambo ubundi ntabwo ribaho. Crunch! What? Kigwaryo kiki DJ kiki niwe wabyanditse. Nta wundi waba wabyanditse. I think he's pissed about the note. Man menye bakurakara rero wabyanditse. Businesses, that's what it says. You told me Numva ngiye wambwiye ngo nsome ibyanditse nimba nsomye businesses niko mwanditse. Business bayishyize mu bwinshi. read the note. You never said to improv it. Oh, improv. What are you, Meryl fucking Streep? Okay, improv the note. These sexually frustrated, degenerate... Bano bajinga rero bameze nkaho bafite kushaka kumfata ku ngufu. Don't
Goryo wivuga ibyo bintu, vuga ibyo tukubwiye. Give me a fucking pen. Zana urwandiko nkandikira ibyo kavuga kano kana. Zana bike, uyabyiyandikire. Kino cyari cyanditse cya DJ kiki, ntabwo kizi kwandika. Menye cyaragarukiye nko mu wa 2 primaire. Cyamu kibura mwaka. Soma hano. Read. Soma, read. Dad been kidnapped, send 1 million or I'm dead. Papa nashimuswe, ohereza miliyoni y'amadolari cyangwa mpfi. Simple, ntabyo kwandika ibintu byinshi. Perfect. Byiza cyane. Bagashyira mu modoka kagoryi. Nakanyeshuri papa wako ni umukire. Tell my player, here go the scenario. So Chantel is cool, you take homegirl here, you know, and put her in storage at your place. Umvura bizi wa mukobwa wundi ugitendeka witwa Chantel, wibuke ko atari mu rugo, uyu mukobwa twashimusa ugiye kugenda umubiki wawe. Sasa uyu musore disquare muri ikuru yaba barara ari we witonda ni Mare. Baramufatirana. Umukobwa bashimuse bese mu muhanga bari umujyana mu rugo. Uyu mukobwa twashimuse mujyani wawe muri rwa rugo rwa mukobwa mukundana uheheta witwa Chantel, uhamubike kuko Chantel ntawo hari. Iriya limousine se tuyikorera iki? Sawa reka tugende tuyitware. What's your name? Ubwo ni limousine nyene. Shut up. Look, don't fuck this up. I gotta get home and jerk off, alright? Yo, can you, ride? Yes, I can fucking drive. Baza kuri limousine bayitware, babaze gushimuta. Katorore, tugaruke muri ya midugudu. Karuwaje hano. Hi, honey. Bite honey, kumbe wa mukobwa yibuke yatumiye ababyeyi be nikaga karashika. Hi, Dad. How are you? Bite papa. So how was your train ride down? The train ride was fine. It's the cab ride over I could have lived without. Baje akuri no mu rugo. Turkish idiot who barely spoke one word of English. He drops us off at that schmuck next door's house. Muginga watuzanye nta cyongereza ziyabanje kutujyana ahantu tutaza duparika ku miryango itari yaha. Nangwe inzoga uya. Uze ntabwo yemerewe kunywa inzoga. Yeah. Now I'm not criticizing you or Mama sindi kukuvuga nabi wenda. Ariko it's just that Mama urabona? Maybe you should Mama dress your age. Cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. I mean, look at that over there. You got him dressed like a villain. Reba ngabo wanjye bayambaye nka kitebande cyo muri filime nawe cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. Dress exactly the way we feel. Come on, look at you. Mwana wanjye nambara bijyanye n'ukuntu niyumva musasa hari igihe umubyeyi ashobora kwambara agatera umwana w'isoni. Ibaza umwana w'umukobwa nk'uyungere kubwira mama wagiye wambara imyenda ingona nawe. Baba bye usanga n'umuntu w'umubyeyi afite abana bakuru yambaye mini yambaye ibintu by'amafuti biraho ngo ubwo ni umusirimu cyane. Hari igihe umwana nawe bimutera isoni umukobwa nawe ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ijyanye n'imyaka yawe kweri. Bazikora umubyeyi ugatera umwana wawe isoni rero wakabwiye umwana ati mwana wagiye wambara wikwiza. Babyeyi nimwe narindi kubwira kuko impamvu mbi babwira nuko nanjye ndi umubyeyi nkamwe. You okay? Meze neza kagakobwa yashimuse yakazanye hano. Yigo. Yaje ukereka ya filime ya King Kong yatiye muri Sunlight ataratirura. Imwe y'irwamo amagana ngatirure. Sasa dore nyiri inzaraje. Hey Melvin. And do you know what I found? Melvin urabizi? Or should I say do you know what I didn't find? Chantal, I wasn't able to. Melvin, Chantel. I'm really starting to dislike you. Marvin nje nangiye no kukwanga kandi amafaranga nago nayabonye. Fine mama. Muretse amafaranga wanyemereye ari he sasa afite udukobwa turya abarezi bitewe n'ukuntu disa baciye bugufi turamufatirana. Ngakura mbega kwa nshuti Joseph. Bamushimusi bamufunze n'umunwa. Tugaruke yakurino. Bimeze bite bashimusi umuntu barashaka inoti. Kadije kaje kwestara ibyuma hakuno ngende istara mfite studio ya Danje karestara kumbe studio na amafuti arestara. My phone is plugged into here. Now this motherfucking trace buster is gonna keep that motherfucker from Trace. Urabona ino trace buster iyo tuyicometse tugahamagara abari abandi trace buster yabo iti yabituritse yacu turitse yabo. Za trace buster urabona umuntu muri kuvugana kuri telefone agashaka kuba ya kura nyine amenya ahantu herereye tracking amenyura hagana hehe. Ira trace buster icyo cyuma kiba kigiye gukurura iyi ngiyi itigitwika nyine itigituritse. Fucker try to bust your trace with a trace buster. Niba bafite trace buster yabo igomba guturitsa yacu kugira ngo badukurure. Yacu ifite imbaraga zikongera igaturitsa yabo bafite trace buster igaturitsa iyo trace buster mada ntuza. Ko kiri kuvuga cyadiye iki kikongera ijambo mada fa. Right? Chumikana. Motherfucker. Yo wabonye no ncometse ndi mada. Nago narengaho ngerega ndiyubashye ndi VIP siko mpumura. Ako nino. Kumba umukobwa bashimuse papa w'umukobwa agiye kwiyahura. Agiye kwiyahura yakennye. Atari yahura telefone irasona. Wa musaza bita Nishi. Filime yamuhombeje arashaka kwiyahura. Filime yarayikinnye yarana acting. Hello. Hello. Nishi.
Nishi. You don't know me, but Ntagunzi. you may want to hear. Ariko urashaka kumva ibi. It says businesses. That's Papa icyo bari kuvuga ni businesses amafuti. Abumvisha record itari. Wiki? Subiza inyuma. These sexually frustrated. Bano bajinga ubusambanyi barashaka kumfata ku ngufu. Buretse muzereka tukumvisha ibintu byanyabyo buretse. Asubiza inyuma record. All right, now you listen to this. Buretse wumva. Tooth polish, hemorrhoid cream. Hano buroso bw'amenyo. Mwabigorye mwe muri kunesha umwanya. Sasa bamuhamagaye batarashyiraho yamajwi umukobwa yavuze nyuma. Yarajijisha. That motherfucker had the nerve to hop. Man yimada ntuzirangubye man niga. Uzaje kwiyahura yakinnye agiye kwiyahura. Abayapani nibo bantu bambere badatinya kwiyahura. Nicyo kintu badatinya. Tariyahura. Telefone irasona muzeni papa w'akagakobwa. Ibaze yiyahuye bashimusa umukobwa ninde wabaha amafaranga. Nubundi nubu ntayo afite yakinnye niba afasha no kwiyahura. Uzavayo. Allo? Subiza inyuma. Dad been kidnapped, send 1 million or Papa nashimuswereza miliyoni imwe y'idolari cyangwa banyice. Who is this? Uyu ninde? Worry about who this is. We have your daughter. Icyo turi cyo ntago kikureba dufite umukobwa wawe. Is she okay? She's fine right now, but if we don't get that money, she won't be. You know what I'm saying? Umukobwa muri kano kanya ameze neza ariko tubona amafaranga ntago ari buze kuba kimeze neza. I go bankrupt. Ntakenye na natanu mfite. Fuck with us, mister, or we'll send your daughter back to you. No, fuck. Umva tugiye gukoreza umukobwa wari uducece. Ashyiraho Blackbuster kugira ngo akurure bari abantu bamuhamagaye barahaganaye n'amasura yabaze. I understand. Ndabyumva. I'll let you know where the drop goes down and no cops, all right? Ejo saa yine nzaguhamagara z'amanywa nta bapolisi uzazana mite nkubwirana uzana amafaranga. Trace his call, because it won't do you no good. Baramukupa. Now that's how you do shit. Ni kuri abakora akazi. Shit. Well, kuri abakora akazi. Kazi kose tugiye kuba abakire. Call police. Tugiye guhanga usimamagare polisi. Call the police. Gute nahamagara se ubundi polisi? What? You was a bad mother. Mwana urarenze man. Bad. Yo mwana kuri abakora akazi kose miliyoni turayikinyiriro. I trace you, Buster. Abajinga ndabakuriye biranga bafite Trace Buster. Iyo baza ko badafitira Trace Buster uyu musaza bamenye aho bari. Sasa tugaruke kuri uyu ni boss wa babasore bawundi twabonye ubahemba. Wa musaro uyu ni boss wa babasore babicanye. Allo? Allo? Genki kai. Umeze ute nshuti ya kera? Umeze neza? Judy no koito itororuka. Ngejo saa yine bazaguhamagara sasa ndagira ngo ukurikire filime. Babasore babicanye uko ari bane bagiye gushimuta umuntu. Boss atabatumye ngo bamushimute. Ubundi uyu muboss sanzwe batuma kwica. None uyu mubosi umuhamagaye mu mafoto afite imbere ye. Harimo ari kumwe na wa musaza Nishi bashimuta uyu mukobwa ndetse na wa mukobwa bashimusa arimo. Sasa bashobora kuba bashimusa umwana w'inshuti y'uyu mugabo. We tuza nugira ikibazo ari kuvuga ikiyapani. Konajaro. By'inyendaro. Iyo nyana y'imbwa yashimusa umwana agomba gupfa. Dore bano cyo batazi bashimusa umwana wa Nishi kandi Nishi ni inshuti ya boss wabo. Boss bahemba abinjije mu bwicanyi. Ejo tuzayikinyiro $1,000,000. Yo. Telefone. In the house. Get your ass down to my office. Zana kabuno kawe none muri office wa mujinga we. Bashimusa umwana boss atabatumye. None umwana bashimusa n'umwana w'inshuti ya boss wabo. Some emergency shit. Don't do jack till I get back. Yo boss aramamagaye man ntugire ikintu ukora nugira umuntu wamagara ntaraza. Do shit till I get back. Ndaje boss aramamagaye mwana. Bashimusa umuntu kumwe witerera karaka ku ruhande ukavuga ati akazi ka boss nakaretse reka hano. I'm really sorry, Melvin. Mbare Melvin. I mean, it's nice to finally meet you. Gusa ni byiza bwa nyuma nanyuma guhura nawe. German-Irish fella. And I hope you won't take it. Umudage ku muyahudi sasa wo baba bakobwa na abadage uyu musore ni umuyahudi. Abadage n'abayahudi muzi beef bagirana nyine itireri beef y'intambara ziza kabiri murazizi beef nyine y'abayahudi n'abadage. Sasa uyu mukobwa na abadage niyo mpamvu banga uyu musore ni umuyahudi murabizi. When I say, what are you both out of your mind? Ubundi nkawe wa mukobwa reka ngubaza ubundi mwagiye gukundana muri ibi korye mwari mwasoze gute umudage akundana n'umuyahudi? We know what we're doing. Mama ibyo twakoraga twari tubizi. Kill your father, that's what you're doing. Ibi bintu papa yawe nabyumva mukobwa biraza kumwica namenye ko uri umudage ukaba warakundanye n'umuyahudi. Marriage, you two, a Catholic and a Jew? God forbid. Nanamucira. Gonna put your father in an early grave. Papa ugiye kutuma ajya mu gituro cyakiri kare wa mukobwa we. And you, what is this doing to your parents? Ubundi we nkawe ababyeyi bawe bino bintu babyakira gute kubi wababyeyi bawe ari abayahudi ukaza gukunda umudage babyumva gute? Well, actually they're both dead. Bose barapfuye. Do you say? Mama, they were dead before we even met. Mwana wanjye babyumvishe ka bakimara kumenya ko mukundana bahise bapfuye mama ababyeyi be bapfuye mbere yuko muhura n'uyu musore ntago ari njye wabishe. Mama yarasaze. This isn't about Daddy. Ibi si ibya papa. It's about you.
mama ibi ni ibyawe niwe bibabaje cyane ntago ari papa. Prejudice. Yeah. Mama kandi uri ba abantu bafata imyanzuro mbega bahubutse nta n'ikintu kizima bashingiyeho. Prejudice. Nikomeza mwana njye no kumbwiye ngo mfata imyanzuro mubutse nyine nta kintu kizima mfatiyo nabyeme nta bimenyetso nta kintu. Yeah, I'll have yego nikomeza. Lady, there is not one prejudice bone in my body. Not prejudiced. Ha! If I want to marry Goyam, I'll marry Goyam. Over my dead body, If I want to, I'll marry a black man. Mama njye ngomba gushyingirwa n'umuntu nshaka. Nimba nshaka gushyingirwa n'umwirabura. Ngashyingirwa n'umwirabura mwana wanjye keretse napfuye ntago washyingirwa n'umuntu nashaka. Nakwiyamye nagashinze nako gaco muzeyi yiberi hano n'umunyamahoro aberetse umukobwa na nyina bagatongana bimubwiye iki? Just want to apologize. Muze nanje gusaba imbabazi. I'll take them to temple tomorrow. Ejo nzabajyana ku rusengero dusenge bari abihorere. Mr. Shulman? Mort. Sorry, Mort. Nyakwa Mort. How your wife feels about me and Pam. I just wanted you to know that I would never try to marry her without your blessing. Muze rwose reka nkubwire impamvu ngiye naguhamagaye hano kuzane na mama wawe n'umugore wawe ntago nagomba gukora ubukwe n'umukobwa wawe ntabatumiye rwose ngo muduhe umugisha niyo mpamvu nabikoze. Sasa umusore nubwo ari umwicanyi disi yifitiye discipline n'umwana mwiza nuko nyine akazi kose kaba ari akazi ariko ubundi ntago ari umwana mubi. Yes, sir. Mervin we yego nyakubaho. Could you get me a shot of that rum I Wampaye kuri iriya nguvu nabonye ubitse mu kabati nk'inkwera. Muze sasa kumubwira ngo iby'umukobwa we wamutwara utamutwara wagira ute ntago bimureba icyo ashaka ni inzoga iriya nguvu wampaye nkasomaho atangira kumira amazi amira amazi dudu nguvu uyaza kumusukira n'umusinzi aza gusukira sebukwe. Yewega umusore azana nguvu muze yakira umwe mu rugero yewana oya umugabo ntabwo yemerewe kunywa inzoga avayo oya uzagiye kumira inama bamumenera nguvu 100 bullet. Why? What's muze wacu ntago bagomba kunywa inzoga habe na rimwe. It's not so bad. It's not so bad. Inama imwe ntago yari mbi cyane. Ze tugaruke hano muri iryo joro. Hakurino bosi yamuhamagaye avayo zano bakuzi bose bacicitse batuje bosi yarakaye ndagira ngo mve amagambo kivayo. Yo boss, what's going on? Yo boss nibice bijya mbere. Shut up. Funga umunwa icara. boss Even for those who live outside the law, it is commonly understood that there are certain guidelines, certain rules. Ndagira ngo mve amagambo ati ikintu cya mbere ngira ngo nkubwire n'abariya badakurikiza amategeko ya leta. Umva amagambo ya bosi nabo babaho bazi ko ari amategeko amwe namwe baba bagomba kubaha. Byandi bavuga ati n'umusaza arasara gatinya nyina. Must be observed. Hari amategeko bagomba kurindwa is anarchy. Naho nanone batari gukora ibyo ngibyo ngo bakurikiza amategeko icyo gihe bisa nkaho bari gukora icyitwa anarchy cyangwa se kwa kundi umuntu usanga yiyobora yarishyiriye amategeko yitu ari byo barimo biyobora sibyo. Nimba abantu batangiye kudakurikiza amategeko ubwo barishyiriye ayabo bakurikiza tu. I hear you, boss. Ndakumva boss. On a serious business here, the business of making money. This business is based on trust. Atashobora kuba ari umuntu muri twebwe washatse kwikorera ka business ke ku ruhande akaba yakoze business mbi cyane yayobye mu yandi magambo. Loyalty. Business isa nkaho yakwangiza icyizere nari mufite cyangwa se ubunyangamugayo ukuntu twe tubanye. Paris. That's all we've got. That's it, baby. It's all about love. None se boss ibyo uri kuvuga ni byerekeranye n'urukundo mwana mbwira bimeze bite boss nimba kiba cyangoye ibiki. When the rules are broken in the house of Paris. Sasa mu boss yitwa Paris. Hari amategeko barenzeho mu nyubako ya Paris. Sasa yitwa Paris abayumva nyine amategeko yashyizeho nta muntu wayarengaho. Mu nyubako yanjye Paris amategeko bayarenzeho. The machine breaks down. Iyo amategeko arezwe mu nyubako ya Paris ni imashini zirekeraho gukora zose zihita zipfa. Uwo ni Paris uri kwivuga. Discipline must be enforced. Ati discipline mu nyubako yanjye Paris ni ikintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga. Umva amagambo discipline nicyo kintu cy'ingenzi ngomba gushyira imbere. Order must be restored. Nanone amategeko basanga nkaho barenza bagomba gushyirwa mu ngira abantu bakayagendera bakayubaha bakaba bayashyira mu bikorwa. Uranyumva neza? In my house, mu nzu yanjye there has been a transgression.
habayeho kurengera. Authorized kidnapping in my house. Who could be that stupid? Ati hari umuntu warengereye arashimuta. Ninde waba ikigoryi cyo gushimuta uwo muntu boss? Gets worse in this particular case. The transgression is personal. In this case, the kidnappee happens to be my goddaughter. Ndagira ngo mve amagambo sasa. Ati habayeho kurengera abantu, hari abantu bashimuse mu nyubako yanjye. Ati kandi umuntu washimuse we yashimuse kidnappee nuba yashimuswe. Kidnappee ni umwana nabyaye muri batisimu. Ni gute bashimuse umwana nabyaye muri batisimu? Sasa ingweza byumva niwe bamushimuse na bagenzi be. Oh boss bishoboka bite mwana? No. Yabiri babaje boss we. Some dope, some less than senseless thing has decided to come to my house and kidnap my goddaughter, and I am... Nako mbyibishwe umuntu yarengera akarenga ku mategeko akamenyera akaza mu rugo iwanjye agashimuta umwana nabyaye muri batisimu. I am searching for a motherfucker stupid enough to fuck with me. Ndi gushaka icyo kinyendaro cyangwa se uwo mumada ntuza wabaje kuba yagira imbaraga zijya gushimuta umwana wanjye. N'uyu wabikoze? Nyine. Yo boss, what's this got to do with me? None se boss, kuki ibyo byose ubundi uri kubimbwira ubundi? Nimba bamushimusa ubundi ibyo bihuriye he nanjye? Kuki ubundi uri kubimbwira boss? Anadedimangamo. I want to know what you would do to that son of a jackal. Impamvu nguhamagaye mbwira abaye ari weho bashimutiye umwana wabyaye muri batisimu wakorera iki iyo nyana yimbwa? Ni nko washimuta Brian nabyaye muri batisimu sha. Ejo bundi nabyaye umwana bita Brian muri batisimu wamushimuta rero rebero hakurino wakorera iki nyana yimbwa yabashimusa umwana wabyaye muri batisimu? Umwana wa Knowless wo mu mujyi ucuruza imyenda kandi umwe w'umuhanzi ubwo ari iyizi nyine muramuzi nakabo mu mujyi mugura imyenda. Namubyaye muri batisimu wamushimuta nanjye reka mbereke ikintu namukorera. To someone who decided to fuck with you. Niki wakorera umuntu watinyutse kuza kukumenyera ariko burya bavugamo kukumenyera waje akangukoramo akazi. Mu yandi magambo nkurumva icyo mvuga abantu banjye sibyo? Nyine. Awesome caps. Namushkonye gusa boss. Yes. Give this man a gold star. Uyu musore atangiye neza rwose. It is you. Taramubwira telefone. Boss arayimena. It is you. Ni weho. I'm putting in charge of this. Kiye gushyira mu buyobozi bwo gukurikirana abantu banshimutiye umwana nabyaye muri batisimu. Who must go forth? Wagomba kujya imbere. These motherfuckers to me. Izo nguka zinzanira. Ariko ubwo baba bise ba madanuza banuza nuko ngiye mba napfushije. Hano rero kureba filime batiye muri Sunlight bataratirura. Just take the money and go to LA where people like us belong. We reka dufate amafaranga twigire muri Los Angeles bari tujya gutura. Kano gakobwa gakundana na Mary. Tugaruke kuwa gatandatu. Bwarakeye bwaho. Bimeze bite? Kuwa gatandatu usanga muri hakuno no muri bipangu abantu benshi batagiye ku kazi. Ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo. Bakaza gukupa ibyatsi nta bakozi bagira. Ba boss no babyikorera. Bakaza gukupa ibyatsi bakagira ibyo bakora byose nibo babyikorera. Umukozi yari abahumura ntago abona yo muhaye. Tugaruke hakuno. Chantal, what the hell are you doing here? Kiri hano bamuzanye fata umukobwa wawe. Before I say goodbye. Goodbye, you punk ass bitch. Wa bitch ya gatafari ninguzanye umukobwa rero arasize iwanjye na wa murambo uri mu mifuka byose ugumana ibyawe. Uyu yinjiza ka gakobwa. That's a prune juice. Mwaramutse muze kubyuka. Sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa nagukamukunda. Ka Chantel. Kajyana n'undi musore. Bacaho. Muze azana mu gitondo afata icupa ryaji iyo kwa Nyirangarama agashya. Ngiye niko bakita nago mba nzi ibintu by'amaji rero mba nzi by'amafanta. Sasa dore umugore dore sheri wa Mary arafungura reka zasanga harimo umurambo. Yazana agakobwa gashyira hano agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo kandi mu rugo hariyo sebukwe na nyirabukwe. Uyeri gufungura n'igifuka rebe reka zasanga harimo umurambo w'umuntu. Buretse mayira yifuma yibugati mayicapati buretse. What? Yeah, Cisco went hunting the other day and he bagged the deer. Cisco yaravuye yako navuye guhiga. Tanzania kano kanyamaswa kuko ari vegetarian ntagarya inyama nyine. Genda uzijugunye wana ziri kunuka kucya guhinyama zinuka.
avuye guhiga yishe inyamaswa yarayimuzaniye kano gafungura hano ni ka kagoryi kakanda kiga muri segonderi uzana imyanda kureba puberi iruzuye imifuka yisigaho sasa yikorera mu idirishya ubona kagoryi kacitse kandi mu nzu harimo umugore we sebukwe na nyirabukwe avuye ukora ikiwe caho utazandaburiza umugore yaje caho bahita muza ati mugabo ukora iki babeshye ko ari umugabo nyine ukora nkora muri banki ya ntuza haranuka mvuye kwiherera mvuye gukora ibikomeye Kaboy muri karitsiye hose Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka kuri abona Kaboy ashwanya gushira mufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje azano Kaboy vayo Kaboy reka ariko ndabyanze sura musore kugeze sinzi ikibazo afite mu mbona bwanuka kuretse Kaboy umukobwa sohoka rekaza kubitana na nyiri urugo sohoka yaramubona tandaburiza utica umuti yabwiye ko akora muri banki ari akora ku karere nako arakinga ninde winjiye hano ahingukira ariko ninde winjiyemo hano katano wakagoryi utazarabura ariko umugore we Now I'm hearing things. ase kunaciye hari ikintu numvishe bigenze bite ceceka wakagoryi wagashyira modoka agakubita umuryango ku mutwe Garukano, hello! Hello! Arjun! Understandable you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva, ndakeka ntabwo ndwongere kukwibwira ngo wamagende muri Sunlight. Ntabwo uzi impamvu ndi kuguhamagara. Arjun bamukodesheje filime ntabwo barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives! Ati ibuka ukuntu waje gutiya iyo filime umbwira. Agakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Agakobwa akiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka. Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Marvin Smiley ubwo namaze kumanika nka karyamyenda sasa mu videoteke nkari yahambaye. Iyo bayije video filime yabo barakumanika. Filime hari ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwe muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemerewe kureba nkuko mwe muri kuzireba hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza Surprises. What surprise? Tell me. Well, I was... Sheri ndi gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzehe bazi ko ari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga abona yambwa Hey, can you excuse me for 1 second? mwe muretse ariko isegonda rimwe Kaboy nkwiyame Kaboy Ciao wa mujinga we nora umuturage umva uri umusore w'ikigoryi sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka irimo umukobwa bashimuse dore sebukwe na nyirabukwe ngo n'umugore baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse reka bagere ku rusengero basanga harimo umukobwa washimuswe babwira ati nashimuswe nibwo babona ko filime igiye kurya bamaze kugenda yibana reka ndebe icyo nkora yazanye za nyama hano kumbe dore imodoka ngiragarukira mu nzira itaragera kure apfuye muragarutse Daddy had to make a pit stop. kapangira arashaka kujya kwirira nanjye nari nibagiwe agakapu Have to make a pit stop, Mr. Shulman? No, I'm fine. we nta kintu ushaka gukora njye meze neza aragira ngo uyu mukecuru ave mu modoka I'm fine. ntabwo ushaka mu modoka yameze neza I'm sure. meze uri shuwa ndi shuwa I forgot, ahubwo siko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka kurera uringiti kumbe ari umukobwa You better get it out. saa niba babitsemo ikintu gikuremo vuba byihuse uyu mukecuru ushafite imico mibi It's his thing. Come on. ibyo ni ibiki byo ni ibintu bye mubireke muze tugende uno mukecuru kumbe dore amaguru Where? tugaruke hano sasa bwarakeye sasa uyu nguyu afite ikibazo This? sasa uyu ni DJ Kiki rwa rugo rye rujya kugenda rwasira umubwiye ati ntuhamagare ntiyongerwa sasa saa yine zirageze kandi saa yine zose bari bahaye wa musaza nishi bamubwira turaza guhamagara tukubwira aho uzana amafaranga sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanire amafaranga kuri telefone Shit, just where the fuck are you? mwana ariko ubundi umuginga ariko ataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki Kikanombe uyu rero afite ubwoba ubwa boss yambwiye atuwe turanagumana nta hantu ujya ni wenkize ku kirego umenye ninde washimusa umwana wanjye kandi niwe wari ubiri inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be ntuhamagare DJ Kiki ntuhamagare dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicanyi w'umugezi wa nabi umwana yibyariye muri batisi musha uzi ukuntu bituvuna kubyara muri batisi mu bundi pari
Trace Buster. bazanye Trace Buster. Buster. ibasting izindi Buster zose bivuze noneho ngo umuntu uri buze kuba yabahamagara barahita bakurura ahantu ari. Mbega DJ kicagize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya ahantu ari. Yo musaza meze bite? Yo reba ukuntu agenda ariko Pick the chick up and keep her here in my crib. urashaka kuzana umukobwa ngo umubike iwanjye sasa ngo urashaka gufata kakobwa akajya gukabika ku rugo rwa yanshutiye. Yeah, cool. Shaka kazana no yego ubona ni nyuma y'isaha bene mugenzi we ni mushuti we. Ewana ako iri baba kumbona ritari kujya kumbene rwa Jarike iri baba kumbona ritari kujya neza. Ewana yaje uganagura umusore n'umwana mwiza. Are you okay? Meze neza. Yego I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. Yewe ukuraho kantu kari ku munwa ariko nsezeranye gutari busakuze yivugira yitonze ariko no mwicenye bigeze mu kazi. Mbega ni nk'umuntu wahora na kimomo hanze y'akazi niwe miseke igoroye mujya mwumva. Simvugana no gubundi nge mvugana n'abantu. Tuvugana n'Imana gusa turi gusenga. Akazana hakuri no kwiherera. Aritonda ariko yari mu kazi ni byose. Need a little help. Ndashaka ubufasha. Aramufungurira. I need help with my underwear. Hari akariso nambariyeho kamanura nyine kugira mbashe kwiherera. Ntuntera umwaka ariko ntumagire ntabwo nkumagira. Uyava yazakora ino kakagura igihe yashimuse. Ni Mark Wahlberg mwibuke muri Shuta, mwibuke muri ya filime yindi, hari n'indi y'ubushize yakinnye, hari n'indi murazibuka zose. Good narangije kugira gute nibyoroshye cyane ibikomeye toka satani nkingo Kristo like a kidnapper. Ntago usa nk'umushimusi. I'm usually not. He's gonna flash. Ntago flashinga sara flashinga amanuramo amazi. Technically you could call me a hitman. Usanzwe ntago ndi umushimusi wanyita hitman bari umwicanyi. Oh, of course I make a killing. Nyine ngiye ubundi nica abantu. Umusore ukuntu bavuga bagira ngo ni nka burage naga bakomeje. Ubusanzwe ngiye ntago nshimuta, ubusanzwe ngiye ndi hitman umwicanyi, ubusanzwe ndi umwicanyi. Ngiye nikorera kwica abantu. Uretse mvuko ariko bivuga wagira ngo Really? A hitman? That pay well? Oh, of course I make a killing. None se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose. None se urumva ntica. Nyine uburyo umusore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu. So hungry I could eat. Ndashonje pe ntago nigeze nicyo. Never eat a horse. Well, just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook it for you. Urashaka iki ngutegurire nk'uduki mwaba murya mubyeyi. Yeah. Umusore n'umwicanyi ariko avuga neza shawe. Ngiye nikorera akazi ko kwica abantu. Nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse. Wagira ngo nta kosa akora. Akazi kombi ni akazi ubundi. Mugingo ujye mbwira ngo akazi kombi ni akazi roki. Nkubwira ndose ibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe. Ngo nyine akazi kose ni akazi. That was kind of your girlfriend. Shize namubwira ati ese ibyo bintu uvuga ni ibiki ngo kunyorosha nyine no gucabiranya. Byose nyine ubusobanuro rwa ntago wabusobanutse. Yo man ngiye kugaragaza ko nanjye ndenze mani nka DJ Kiki nanjye reka mpamagare ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni dore ngarashaka guhamagara arahamagaye bahita bamukura bakamenya ahantu ari ngiye guhamagara ko nanjye uramuniga atazanca amazi nkaho ngiye nakura akazi biri kuvuga ntuhamagare mbabura ntuhamagare DJ Kiki yarishimye Kiki naga gihamagaye ashyiraho intore wana byarangiye nyine urabona nk'ubu ngubu rwa DJ Kiki rudahamagaye yaba afite amahirwe yo kwemenya kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashobora kwita bagenda bakamurekura akasubirayo boss akarekeraho kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze uyu boss ni boss wabo urabizi nimbura umwicenye hejuru barundi ukurinze wishe mbere yawe ewan angwe intore telefone yarasonnye n'itabi riramucika araribogora ndapfuye kigoryi kirahamagaye cya Kiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabuhariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye n'isura ye barayibona Allo nyakwanisha $1 million cash in a plastic garbage bag. Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu ugiye gukora ugiye kuzana miliyoni imwe uyizanuye n'agahantu bamena puberi arahamurangira neza ku kimoteri ko mbere ari amasegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira Marco lied. aho hantu ndangiye Kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza
kiguryo kupa bari kumutinza kugira ngo abantu vuze ntago mumvishe nyine urabona uzamutse ukarenga santere amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire ku mutresinga bamukure bamenyereye nyine kigoryi cyakubye rwadice kikirwatinze gukupa amasegonda asigaye ngo barukurure bamenye aho ruri nyine amasegonda aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na aderese ze n'aho atuye. McBride Trail. McBride Trail nahamenye bamukuruye rwa DJ kibyiza mwana muzana inote nge ndinaniga reka bayazane tuyakenyerereho uyu bwoba buramwica mumubone tegeko rya muze tugire iri kubashobora ngo bagende niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma katururi bavayo bagiye kurara rwa DJ kiki. It's your life. You have to take some responsibility. Ubundi nyine ugomba kugira inshingano nyine. I do, it's never really good enough. Inshingano mazifite ariko ntibicamo. It's starting to make me miserable. Je bituma numva nsa nkubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore yifitiye ikibazo. Abakobwa impamvu borohira icyo bamusambye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute. Nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye iyo umuntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mu kanya ninyibuka umuntu n'uburwayi nyine ugasanga umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanza ubundi nabyo byiza. Can't blame Chantal and Pam for taking advantage of you. You make it. Impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na 5. All I want them to do is be happy. Je kintu mba nifuza no kugira ngo abakobwa bishima bo ngabo tuba dukundana. Stand the idea that I'm not liking me anymore. Ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze abantu banyanze birambabaza. Rero bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange. Wabona hari umusore kureba iyi filime umeze gutya. Shari ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka Jean Marie Mikorogeni. I mean, you might suffer from a borderline personality disorder. Sasa rero wa musore we nkurikije icyo kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe. Sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze. Hari igihe umuntu abasa nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara. Mwakire. Wa mukobwa ufite ubwenge urabizi? Hakunino. Dorori hakunino uri kureba yewana bayazane tuyarye. Kureba hip hop. Uri kureba mirabyo de warene. Ghetto boy. Bayazane niga. Ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye. Ibipimo ku mutwe we. Beno rugi. Shimusumwana w'ingagari maze zose barapano bamugeraho tice kiki. Shimusumwana wamubyaye muri batisi marahumura. Uyu yaje ahita mukubita kugira ngo atagira n'icyo avuga. Person you. Where's the girl? Umukobwa ari mwashimusa umukobwa ari cyahise kimukubita ingumi kiritangura ngwe. She said ingumi don't get cute, scumbag. Ndakubaza. I've been sent here by my boss. Jana hirya. Boss wanjye mwamushimutiye umwana yabyaye muri batisimu. Sasa umukobwa mwashimusa ari kimwigeze iryo batumva. All happened to be kidnapping to find her. Now if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Fuga Marvin. She is. Fuga Mary. Ninde wagutumye Fuga Marvin. Ninde wagutumye ngo maze gushimuta umwana? Fuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin. Wumva ikigoryi. Nicyo cyazanye itekerezo. None kiri kongoreye. Fuga kari Marvin. Cyoya. Ninde wagutumye gushimuta umuntu? Fuga kari Marvin. Buvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma? Marvin. Yesu Kristo we. Smiley. Marvin Smiley ni ubiri inyuma bintu byose. Marvin Smiley is mbega ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my God. Mana yanjye. What world? Ibi ni ibiki? Mbega si. The humanity. Mbega ubumuntu. The betrayal. Mbega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari nk'umuvandimwe kuri njye. Oh well. Mbega. Urabizi? Fata umusore ndaga ku ruhande kugira bitanagaragara ko nawe bifite murare kure y'icyuma yica DJ kiki bitanagaragara kari we bitanagaragara ko bifite mu ruhare byibura ko bimenyekanye uyu musore DJ kiki kimwisha maze kuvuga ko ari Marvin wabiteye. Marvin ni wa musore witonda wacu dore ngo barabimugireka wimigeretso ni mugenzi we bari muri groupe imwe yabicanyi nkuko mva groupe y'abaririmbyi. Ipfa utanduranije cyane kiki ipfa
karapfa beta studio tuzareba undi tuyishyiramo pfa bano bareba bega. Alright, no more Mr. Nice Guy. Nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwica DJ kiki nako tujye kwica nguwo Marvin. I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Narimbizi rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga ariko sinarinzi ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramumagara avuga ati Marvin koko narinzi ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Marvin. Poor things they do to my little girl. Kobwa kangiye gato murebe ko ntacyo bagakoze. Baje no guteka. Sasa umusore wibuke ari gutekera ababyeyi b'umukobwa akundana nabo ari kubatekera wana reka nteke ndebe ko data bukwe n'amabukwe bamumugena ari kubatekera. Oh shit, is that kosher? Man, bino bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo. Hano naho rero. Hano hazunguza ariko hagire gutya bigira. Wankwiyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore ni umwana mwiza ntabwo yakwanga kugufasha. Ngaho mfasha. Yego ko. You know you're pretty good at this. Nazi ko hari umuntu wakubwiye ko uzi guteka. Wapi? Kumbe nta n'ikintu atetse. Niwaga ni umusore nyine bayavuze ibyo abwira umukobwa asanze umukobwa atetse amazi hari umuntu wakubwiye ko uzi guteka. Do you have any brown sugar? Yeah. Zana brown sugar. Aramuhereza. Do you know what it's like living your life to please other people? I mean, actually I guess you do, huh? Ashyira mwako no bari kuvanga baganira. Sara yitonda gusa icyo atazi bamaze kumugereka y'icyacu kari wari washimuse ndetse muri kano kanya bari no mu nzira baza kumureba kandi ni ukumwica kuko umugeretseho icyaha nyine atakimugeretseho no bibamba. Kikuramo hako nino. Types all distinct for reaching their sexual maturity within 2 months. Amagambo kare kumubwira kigize akanyabwenge gafite ukuntu kamusobanura nyine wari uzi ko ari imyaka igira umuntu akaba agomba kuba yakora akazi kose nanone iyo myaka itagomba kurenga. Feed us. Son so young and in the prime of its life. Nubwo nanone uri mutonya ariko ndabona ari byo byiza. N'umwanda 18. Yundo ku mutwe. Kobwa nakanyabwenge. Vaye hano karashika wakagorgiwe mukubise inyundo ku mutwe subira muri buto. Sorry. Babarire. Usare n'umwana mwiza shafite discipline. Undi discipline mu kazi kose. Iyo ufite discipline akazi kose ugakora neza. Kugira hano yasanze nkuko niyo waba uri umwicanyi ufite discipline yungu rero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire. Afite discipline shawo. Mbega ngakura nanjye ntago wakumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho.
disipurine ya Rocky ni nyinshi nawe arabizi tu. Buriya ngewe arerije indwara niyo umuntu ufite disipurine nke, ndi iruhande ngira disipurine nke. Njye numva nk'umuntu araho arasamye, we ngo uriya muntu ngo n'agatafari kabi ngo n'utubuno tumeze uku, avuga umuntu w'umubyeyi wubatse, sha birambabaza, avuga ati nk'iyi disipurine koko. Bana bavuye gusenga. Here you go, Ma. You feel better, Bunza Bun? Yeah. Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo n'inama ari kugira umwana wanjye rero urabona ugomba kurinda umurage wacu, ntago tugomba gushyingiranwa n'uriya musore. Ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura, ugomba kumukatira ari uko amaze kurya, tumaze kurya hasi. Biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu ari uko igifu cye cyuzuye. Bigaragara kuri ya musore Melvin baje kumukatira. Musore uko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira. Musore cyo yakoze yatumye ibiryo araza yisiga hano nkaho yabitumye muri Jumia Food. Ndabavuze batarampa amafaranga. Ntari yabitumye muri Jumia Food yigira nkaho ari we wabitetse. Ndakosheje ariko nzayabaka tu. Cyaba yagumane nta kibazo. Ese ko nyafite make ariko ntago nagusaba. Mwana Crunch, what's up? Hold on, what's that? Beze bite mwana? Can you guys excuse me for a second? Mwambare gatonya ngamanza ngitaba telefone. Afite discipline ajya kwitaba kamanza gasaba urushya. Man, what the fuck is going on? Ikibazo cy'ibiki bijya mbere. Sora bicanyi bamuzi. Hano niho. I'm getting the fuck out of the country. Man, nje munzi igihugu. Now. Ukeneye nawe guhunga nonaha. Paris is planning a big hit. Umva Paris boss wacu ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane, ari gupanga big hit. Na filime bayise big hit. Some goddamn alligator. Man, je nakozi baba man, urabona nashyizeho akantu ninjye jari kujya wumva cya jarike kiriyemera gifite ukuntu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba. Paris's goddaughter. Some Japanese. Umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu. Kuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye. Blank. It's over. Kaput. That's it. Yeah, mama. Ura musore genda uhita umukatira none atukimara kurya mama. Muze ari kwinywera inzoga we naga byitaye byabo. Amira hino amakuru ingufu. Muze abayibereye mu nzoga. Dore igikabyo. Man, boss arashaka kwica abantu bose babigize muri kuba umwana we yabyaye muri batisimu bamumenyera bakamushimuta. Aba boss ngabari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba bamushimuta uyu mwana. Na miliyoni imwe yayiguhada. Ariko nanone kugira ngo aca gasuzuguro n'undi atazabitinyuka akomeza agaragaze karenze. Ashobora no gushora miliyoni 3 yo musabye imwe kugira ngo umuhe umwana we. So nese zakunino. Kimara kumenya akanya kariko kose ashobora kubwicirana. Ntamenya ukwangiza zakunino. Abika igikoresho cy'akazi kose. Azana aritegura. Ni Mark Wahlberg amazina nyakuri. Bimeze biti. Aritegura. Prune juice, darling. Leave the bottle. Umvira icupa ni iryanjye. Inzoga yishyize mu icupa rya Nili. Nako rya uyu agiye gucika yumvisha abavuga. Yarebye kano gakobwa. Abicanyi bageze mu rugo iwe arabumvishe. Chike babice cyangwa byarangiye agarutse. For the betterment of society, if you will. So why does Melvin work on weekends? None se kugira musoro kora muri weekend. He sells computers to the homeless? None se agurisha computer ku bantu batagira aho baba. Homeless people buy computers. Abantu batagira ngo buriya nabo bagura computer. Babicanyi baje. Bite Marvin. Bite Marvin. Go talk about this outside. Mwaza tugasohoka tukaganira. Sit down, Melvin. Marvin icara. Propose a toast. Hari icyo nshaka kuvuga. Muze yasinze. Oh, Morton. A lovely woman who for the past 8 years has cost me over $200,000. Ndagira ngo mve amagambo y'umusaza. Sasa umusaza yasinze atangiye kuvuga ukuri. Reka mbanze mabwire ngo uyu mugore wanjye mubona turi kumwe mwiza cyane mu myaka 8 ishize amaze kunkonso mu bihumbi bigera muri $200 by'amadolari. In plastic surgery bills. Agira ngo arebe ko yagenda bakamukora plastic surgery, mbega hora agenda bakamuhindura isura. Umusasu uyu mukecuru hano koko ni umunyamwiryo. Ngahora yakumugaba mu mafaranga mu myaka 8 isi bahora mukora plastic surgery isura bayihindura. Abona umuntu bushaje hari ukuntu agenda bakamura plastic surgery atari kuba ngo bagiye guhindura ibindi bagakuronka iminkanyara gasura ke gakomeza kameze neza. Was the end result of all that surgery a 57-year-old woman with the face of a beautiful 25-year-old ape. Ndagira ngo amagambo y'umusaza ati mukecuru
wanjye rero mubona hano ufite imyaka 57 ayo mafaranga yose nyakanga agende rwose ngo bamukoreho bagenda bamukore plastic surgery bamuhindurira isura ngo ku myaka ya 57 afite ngo iyo umurebye agira ngo afite imyaka 25 n'ingagi y'imyaka 25 nyine nkuko mbikubwiye nta kintu nongeyeyo gusa nanone ngo ibyo bintu byose abyishira ubusa kuko nubundi ngo abasa nk'akagagi k'imyaka 25 ngo iki icara nkubwire umukobwa arumirwa Men have found me to be a ravishing creature. Data murabona ari ikiremwa cyiza. Think I'm attractive. Je ndi ikiremwa cyiza sibyo? A ravishing creature. Sindi ikiremwa cyiza gikurura abantu yego. Yes. Yego rwose. You're a creature. Uri ikiremwa. Just sit down, you're drunk. Icara hasi wanasinze. Daughter Pam. Mwana wanjye. A princess, my only child. Kobwa wanjye wenyine mfite. Constant pride to degenerate, manipulative, gold-digging leeches the world. Ndagiye ngomba amagambo y'umusaza. Nanone uyu mwana wanjye w'umukobwa mubona hano ni umwana wanjye w'umukobwa mwiza w'umubeshyi ugenda ukura ibyinya abahungu wageze wese amwaka amafaranga nta kindi amwaka. Kumba abasore bamaze gukura imbunda munsi y'imeza bari kuri gahunda y'akazi. Over, which leads me to my would-be son-in-law Melvin. Ariyo mpamvu uyu mukobwa wanjye mbona ataragakwiye kuba yashingirwa n'uyu muhungu mwiza rwose witonda Marvin. It's very charming in a musore mwiza w'ibogari way, but obviously not good enough for some. Uyu mukobwa nagakwiye umuhungu witonda nkawe rata agakobwa kanjye nagashinze nagakuzi k'ibyinyo nago kagukwiye. Mva umusaza kubera inzoga zivuga ukuri. Iyo umuntu yanyweye inzoga nibyo bavuga mu kilatini ni vino veritas mu nzoga ngo harimo ukuri. Nta muntu wanyweye inzoga ubeshye niyo mpamvu buriya. Guess who's coming to dinner? A fine film, I might add. And claims I will not marry your daughter unless. Musore wanjye byaba byiza udashyingiranwe n'iki gikobwa cyanjye n'iki ry'abarezi. Bano muzefa ya tugende wasinze. Tolerance and brotherhood. Amuza urayifite. Good enough. Different races. Nuko sha. And creeds. Shira misasu hasi munsi y'imeza. Muzebere kumutwara ngo bajye kumuryamisha atangira kurura ameza. Muzebere kumutwara. Turore. Kora mu mbarutso. Turore. Bari kubarana n'abicanye bose. Turore. Unyuba mugaruraho. Jenga yo musaza. Fire! Sasu mu nyubako na mikino bimeze biti katururi soma ko epra kuninu rugora biti magari ya mikino hano umuntu arapfa sasu nabicanyi bose ubona batuje ariko bigeze mu kazi kose kabara akazi katururi muze ntundukire mu nyubako. We're still friends, I just need a little space right now. I still love you, baby. Fire! Mu nyubako inani. Mwana warangambaniye, mwana azi ko turi inshuti kandi we waza igitekerezo ngo bashimuta umukobwa none twahindutse. Kukanya arendi yaparitse hano katururi. Mama bandi bicanyi baracaza ni benshi bashimusa umwana w'igikomerezwa. Yeah. Were you gonna break up with me? Warugiye kuntera indobo? Yeah. Yego nanjye gutera indobo n'ubundi uyu munsi nari kugukatira ndanagiye ndetse. I guess this is goodbye then, Mr. Showman. Mumbare no buryo bwo kubasezera. Sorry about the meal now. Mumbare kuba tutanasangiye umusore disi afite discipline. Urusore ngewe wagiraho ngo rwarasaze. Mukecuru mumbare rwose kuba tudasangiye ibyo uyu munsi kandi ubwo ruri kurasobanuriye kubica. Mumbare rwose kuba tudasangiye. N'urugize rwana rw'ibya discipline. Umuntu uri kureba filime ya Rocky wamba wari ukagira discipline nyinshi. Discipline ni nziza. Yasohotse hano yose arabanza ya. Parika kunino katurori bicaye mukurikire sore imodoka arayizinga tukurikire katurori mwerekeresha musasu mapine yayangije bano binjira mu kiri nzima barakurikira kurikiye umusore. Don't worry, baby. This will shave 4 hours off our drive. Tumaze amasane dutwaye. Back where we started. None birasa ngo turi gusubiraho twatangira ubundi wanyujije sasa umusore wamutwaye ntagazi ino karitsiye. Found the money. Don't worry, old friend. He's not. Cyari kwabyize yo nanga amafaranga. The only insurance is down. Ugira ikibazo uriya musore ntabwo yakwicira umukobwa ni silence yonyine afite yatuma tutamwica. Wakwaye bag zinga imbehe bemeze bite subira inyuma kura imbunda
arongera ayisubiza ku muhanda. Icyuma aracyumva. Ntabwo ari bya bindi usanga umuntu atwara imodoka yo gupapira. Akubitana nayo akarashika yamwanze. Yagonze yakarashika yamwanze. Agasanduku k'amafaranga yakarashika yari yaramwibye na ya kasete yo muri Sunlight kwa Junior yari yaramwibye. Akarashika yari yimukuye. Ibaza umukobwa gukura ibyinyo aho ukura amafaranga akakwiba na kasete yo muri studio y'abandi iriho filime za Rock. Ya mukobwa yari yamwibye na kasete. Turare muzine manuka gutyo ku musozi. Manuka aho gutyo zirikaraga. Ziracyamanuka ku manga. That was intense. Byango byari bisanzwe. Uyavayo abonye umukobwa wamukuye amafaranga 25,000 by'idolari ndetse na ya kasete yagombaga gutura muri Sunlight. Aturitse imodoka ya mbere ari Junior yirirwa mutesha umutwe. Nzanira DVD yanjye. Nawe uramuzi nyine uburyo abavugamo. Muginga yankuye ibyinyo by'amafaranga. Akura n'ibyinyo bya filime y'abandi ari Junior yirirwa ntukira yarebye ya filime sharababara. Pega umukobwa w'ikiryabarezi. Amafaranga yarabanza yakenyerero reka nisubiza ibyo nari naranyazwe. Akagorgiwe nayo kari karamukuye. Ka Chantel. Mudukure hano ni boss. Mudukure hano ubwo babwira umupagasi mudukure hano nimba bamuheka. Avayo na DVD. Yo kwa June gute ko. Nyagasana afite imbunda aje guturasa. Afite imbunda yarakaye. Sheri. You're gonna keep this, right? Iyi DVD nayo wari uyitwaye kasete. Niyo wari uyikeneye. Wagakombye gukorwa n'isoni pe. Urakura ibyinyo ugakura na kasete kweri. Ati wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye. Melvin, I'm sorry. Marvin babarira. Can we just talk about that? Reka tubiganireho. Melvin, I love you. Marvin uskabone ngukunda kapfuta mbyiniye wagisambo. Ko gasa gusa. Ariko ikintu cyabaje umusore kweri na DVD wari uyitwaye wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye. Kari Juni kari kamuri bubi kamutuka manywa nijoro. Yarabuze filime azayikorera. If you would have stayed your narrow ass on the freeway like I told you to. Iyo uza kubagumye umuhanda guko nari nabikubwiye butuwa twagezeho tugere kwahora kugenda uzengura ingumi. Faye wakigorgiwe. Naga hasi ni DJ Dira. You wouldn't happen to know where Melvin is headed. Ndakeka buno uzana Marvin yerekeje sibyo? Marvin yerekeje bamusize hano. Akarashikaye. You wouldn't happen to know where Melvin might be headed, would you? Ugomba kuba muzana Marvin agiye. Uko uriya wa mbere baje niko n'uyo aje baza nta kintu na kimwe ndiyo nari cyongeyeyo. Menya uzana Marvin agiye sibyo? Marvin dore ngo yari mu nzira. Bimeze bite? No, I mean with us. What happens with us? None se nibiki biri uze kuba hagati yanjye naye nibiki bitubaho? Yakurikiwe. Yamukurikiye. Yanarakaye. N'umwicanyi mugenzi we bose nabicanye. Yaje kuri Sunlight Studio. Big top video. I mean, there's certain things you need to understand. Hari ikintu ugomba kumva. I'm trying to kill her. Genda umwicanyi, ndi contract killer, wa ndi wicara kuri contract. So far they've all been bad people. Urabona ngiye nica abantu ndi umuntu mubi ntago nakundana nawe agakobwa kamukunze karashaka bajyane. That's the only thing that I'm good at. Giye kintu cyo ni ukwica. But if you stay, the only thing I'm good at. Icyo kintu cyonyine ashoboye tukwica. Rush, are you kidding? I like it. Understand that so. Kandi ari byo nagukundiye nyine. Muri rukundo rero ni impumyi. Giye nagukundiye nyine ko wica n'abantu. Karashika ngiye narumi ibintu byazo. I'm feeling you, Skipper. Return this tape. Reka manze nsubize iyi kasete ya June. Ari June urabizi umunwa agira. Buriya sinazamukira reka nyijyane. Umusore avuga neza shaho nk'inyanga mugari ko n'urwicaye. Reka manze njyane kasete y'abandi. Nawe urabizi. Yeah. Bari imbere ya Sunlight barabanza barayimagira. Bayisomanira imbere. Buriya bishobora kuyimagira. Yeah. Toka satani bino bintu hepatite zarateye ibintu Imana byanga kubi. Nyuma yabo bari mu buyobe. Nyuma yabo waje imwe barenze umuhanda. Barenze umuhanda bajinga. Baparitse hano. Stay still. Guma hamwe. Guma hamwe. Alright, I'm gonna get us out of here. Just Nyagasani. You don't see that car? Durano baparitse. Kigoryi kivayo cyabakurikiye. Oh shit. Mwishyamba. Are you okay? Meze neza. We can get out the back.
viramo inyuma avira inyuma mu modoka baparitse ku giti ni ya mana izirebera idahumbye vayo gake nanga karashika kashaka ko bacikana ka mukunzi baze gukunda umuntu wagushimuza akureno yabakurikiye bano binjira mu ishyamba dore nguriya haduyi. Oh shit. Get out of here. Tuvana tugenda. Meet by the video store. I got a deal. Urabizi we tugenda unegereze kuri Sunlight ndaje magusanga kwa handi tugiye guturura kasete. Mukobwa ciao. Usere no wacukwe. Kugera gukurikirana kurere message mu ishyamba yagwabetse. Yabakurikiye sasu. Sasu. Cyo gushaka ari umupfu. Cyometse. Bimeze bite? Gukurikira bondera kam. Gonga igiti kirashaka kumwica. Tururi. Sora kwepera hakuno mu ishyamba yakwisha ibiti sore parikano kwepera hano habuze gato yagiye kiramushaka ari umupfu ni igishuti cye grenade mapi itunda biranga nabi acaho ewana ndamukwepye azansange mu gatsata ewana Gerano hano nta muntu abona ari hano ari kugenda nyuma y'ikigabo cyaje kirashaka kumuca hejuru ikigabo kirashaka kumugonga shene turori guwo mwishyamba ya kasete dore ngarayita y'abandi ikubita hasi kasete arayibona ari Juni sinamukira n'umunwa we iriya kasete ngomba kuyimushyira ya Kenge Kongo ayimushyira tu mwe musuzugura filime zacu ariko izi filime ziba zihenze mu nsheri ku buryo abona yanayipfira aza gukora kasete y'abandi cyo umusore kigabo cyaje ngo uri kuserebeka kigabo cyaje yabuze gato parikano kigabo ntago gipfu kivayo kibara yabuze gato vayo hano utwano kira mwishyura sore kureba hejuru ya modoka igiti kiracitse ya modoka ibari hejuru vayo ya modoka arayibona vayo bareba aho bari bombi nkokora ndagiye parika gutya kigabo ko byagenze tururi ewana aritonda n'ubu yanshakaga hiki nuko aba yivugira ariko ibikorwa bye shaho ni bibi ni urwicanyi nk'ubu koko yanshakaga hiki Sunlight bwije dore June yanda nimba yaragiye he igishushanyo bazanye iki nicyo gifoto cya mbere kinyeganyega motion picture baje kugaragaza hakurino uyavayo ari Juni kureba kuri list y'abantu bamwambuye amura kuri list y'abari wanted abantu bagiye bamuheza filime ze Marvin Smiley ari Juni kasete yawe wamuginga gira umunwa wawe warundembeje let's see here. Reka turebe hano wana ari Juni Charges. Ngiye kwishyuza rate charges amafaranga y'ubukerererwe Mama kasete yanjye waranayikoboye kano kantu wayikoboyeho inyuma that's gonna cost you. Bigiye kuguca menshi wakiguryiwe I put up your high prices. Hano ngodesha unyatse menshi ari Juni Your rude phone calls. Telefone zawe ziri rude cyangwa se ikinyabupfura cy'uburyo umamagara nukamo wakigorye unyishyuza kasete yawe ngo gutwara isambu Can you snotty little Ngiye kumukubita ruwinji ari Juni bari bamwishe Fish when I started motherfucker. Katurangiza ibyo twatangiye madantuza nago narangiza iryo jambo ubwo imodoka yaturikaga nacyo kinaze mu mazi nago cyapfuye atereka turangiza ibyo twatangiye madantuza No bitch. Wa bitch. Let's go motherfucker. Reka tubikore madantuza reka dukore ko nabicaye kumenya kubwira reka twicane nakubwira reka dukore kibatutsi cangano cango uretse cyumano gutera umwana mu box hey Sunlight barayisenya uretse bana yagiye n'inkende ari Ju apfuye
Sunny Light bayikinira bari gukinira ku mugati wa Thompson. How fucking stupid you are, man. Man, uri ikigoryi maniga. Oh, she's not a bitch. Man, unjehe. Like this girl. Come on. Man, ibintu byose ukora ndanabyanga. Just another hoe manipulating your sorry ass. N'ikindi utaruzi ibintu byose nakoraga nakubeshyaga nawe ndakwanga ubwawe. Talking about, man, that's not true. Ibyo uvuga byose nagaruka. Cut you nothing. She don't like you. Nabira bikobwa ntibigukunda byawe nta muntu numwe ugukunda. Uyu yanga abantu batamukunda. Cyumvira utambere kimubaza ngo yumubwiye ngo ntumukunda. Katurori. Kore. Sunny Light bayifyinatiramo. Bamena video bamena ibintu hano. Uretse. Jerry. Bose nabicanyi by'umyuga by'umwuga ko kazi kabatunze. Urumva nta gukina n'akazi kagutunze nyine bagakora neza. Ubundi nta muntu ukina n'akazi ubundi ukina n'umushahara. Niba gukina n'akazi wakina n'umushahara. Sasa abicanyi nabo iyo bigeze mu gihe cyo kwicana ntabwo bakina n'akazi bakina n'umushahara. Muretse umukiriya w'ukwezi hakurino bamanitse ifoto ye. Umukiriya w'ukwezi kumbe ni cya kigoryi cy'inshuti yabo cya Jarike niwe mukiriya w'ukwezi mu mavideoteke nk'ari ya meza arenze n'abahahira iwanjye barabizi umukiriya w'ukwezi tumanika ifoto ye hakurino cyacabiranye. Muretse naga ikigoryi hakurya aracyomeka tera icyuma hejuru umugozi uri gucika. Sore yarakizinze bari muri Sunny Light bayishwanyaguje naho bagurishiriza filime. Hari hirya yanditse ngo adult iz'abakuru iz'abana ikijombye icyuma. Well, ain't that a bitch? We bitch. Yo. All I wanted to do was to sell my boat, man. Icyo nashaka gukora ni ugutwara ubwato bwanjye nkajya kure. Navigate by the stars. Nkagenda ngashya mu nyenyeri. Dolphins racing alongside, you know. Nkagenda mpagaze hejuru ubwato bwanjye. A few of them. Ndeba amafi. Yo, Mel. I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Man, ndi kubona inyanja ni nziza. Mel, I'm here, buddy. Mary. Ndi hano umusore disi yarakyegereye. Gifata ibisasu kirabikanda kimuturitse. Ni icicanye ni iki kiramubeshye umusore arabeshye kashaho. Right there on the deck. Ndi hano imbere yawe mwana. Uri ku bwato imbere kuri dock. One on one. Ntacyo uri bubi. You're free now. Ubu ngubu urabohotse. Cyakanze ibisasu kimuturitse mbere yuko gipfa. Uyu nawe ari hano arasamye aziko cyari kimukunze kumbe kora ibisasu cyabifashe cyane bivuze kuragiye gucika. Katurori umusore yiyambura ibisasu arabisiga. Shishen Katurori bakawayi bag ibisasu byasigaranye n'ikigoryi. Ibisasu yikureba igisasu hariya kiri kubara gisigaza amasegonda 13. Ndagiye kuri Sunny Light. Hakuno dore kagakobwa kamukurikiye ariko Sheri ari hehe kandi Sheri ni wamushimuse. Ndi hano yego ko mana ratuzongera uncimute kiraho limousine iraparika beze bite Koja mwana wa waje ni muzehe Nishi ni izina ry'Iyapana abayapani bo bantu duje ibihekane bagira Nishi Shaka Kicukiro bamutunze imbunda umusore dore ngarasubira muri Sunny Light kandi arimo ibisasu biturika. Injiye haturika yabonye ajya kurasa asubira muri Sunny Light dore ngaraturikiramo. Oya yaturikiyemo nuko byagenze. Ararangije akazi ariko nuko byagenze. Agiye ahungu yashimutiye umwana umuntu uzi kubyara umwana muri batisi musha. Uzi imvune zibamo. Yeah. Zabaze DJ Dira. Kuri bano yabonye ifoto y'umusore yarari wanted ifoto ye bari barayimanitse bavuga ati uyu muntu arashakishwa yadutwariye filime yacu bamubona yamuzana ariko uyu murabona filime nk'iyi y'ubwenge ugatangira ukayikiniraho ngo ngewe urayimera mujye mubahenda mupfa kumva harimo ijwi rya Rock mujye mubaca menshi nabo bicare babizi nibatayatanga mujye muzibima mubabwira ati caho cyangwa ijwi rya Savimbi. Izo ni filime ziba zihenze ku isi. Ari Juni ndapfuye butamusoni biragenda bite. Ari Juni na Patrick nuko byagenze. Tugaruke ku ishuri. Cool. I can't believe they're gonna make a
ntabwo nabyizeye. Kidnapping. My dad's in LA right now finalizing the deal. This is such a story. Your dad was like totally broke, and then you get kidnapped, and now they're gonna make a big Hollywood movie. Sandagira wumva amakuru hano. Ati reba papa wawe yari yakennye bagushimuse. None ishimutwa rya papa yagiye muri Hollywood bagiye kurikina filime. Iyi ni inkuru nyine papa wembega agiye kongera amafaranga. Ari ukina filime imwe mu nsheri, ukahita ubona amafaranga ugacukubira n'ubukene ugakomeza akazi kose. Bari abakinnyi ba filime bafite amafaranga mu nsheri yarahanze. Menshi cyane ntaho umuhanzi yahera avuga ubusa. Just get away from it all. Skipper? Skipper we azikari Skipper. Uko niko kito wa musore wacu America mwita Skipper. Kumbe ni Sabato, Antonio Sabato Jr. Nagari we. Ngeze nguri sheri. Kiraho ruwaje yifunze. Ntawe yagiye we. Akabi naho kajya uracyaronje ndi byose ni wewe ninje byose. Naho sero kakabiki nawe ni byose. Hey. Okay, noneho twigendere twarasha. Umeze gute icyuki? Really well made. Ntago wapfuye se wapa kabi ntaho kajya. Cyaje ubwo haturika guza ukuntu byagenze icyuki. Cyaje ubwo haturikaga yishe munsi y'ishusho yashusho y'icyuma bari bazanye. Yashusho niyo yamutabaye kuko ubushyuhe ntago bwayigezeho. Umusore nuko byagenze niko yarokotse. Ni Marvin nuko yarokotse. Ari kubibwira umukobwa. Ubundi njyewe We're gonna disappear or what? Je nawe tugiye kuburana ducike twigendere sibyo yego kumana. Ehe ni nuko kagenze yari kimomo yari kirabiranya yari shasha yari miseke igoroye abamuzi ntibamumugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ndaje dukomenyeza niyitwa Taichi Master.